Mungu naisanga ndio yake feri mani umugisha ndabakunda cyane. Amushina yagaye. Nayo yagaye. Nibeshe. Uyu mwana w'umukobwa tumukomere mu mashyi tumushime. Umwana w'urubyiruko wavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ariko akaba avuga ibigwi bya PF Inkotanyi. Akaba afite ijwi ryiza. Yewe yaririmbaga nkumva afite ijwi murumva afite ijwi nk'iryane. Nk'iryane? Nta wundi muntu mwumvisha aririmba kimwe nawe? Ese Kalisa Karasira afite ijwi nk'irya Kalisa Karasira, hanyuma mu ndirimbo ye nziza yagiye aririmba wumvaga harimo ibigwi by'abateresha Inkotanyi, harimo n'ibigwi by'intore izirusha intambwe, intore y'ikirenga Paul. Ndagira ngo Ndarike Pime atugezeho manifesto y'umuryango w'abateresha Inkotanyi, ikiganiro kitari bube kirekire cyane ariko kandi tugitega amatwi muri uyu mwanya. Emperoe hao ndishimye akadaona nani Emperoe demokrasi amajyambere murakoze cyane abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Nyuzwe cyane no kuba abanyamuryango kandi dufite ishema n'isheja ryo kuba abanyamuryango ba RPF Inkotanyi, inkoramutima z'igihugu. Nibyo nari mvuze ngo inkoramutima z'iki? Inkoramutima z'igihugu, abantu bafitanye amabanga n'igihugu kandi abantu twiyemeje kugendera mu murongo w'iki. Ko muri kureba hariya mbese n'imyumvire kandi ari njyewe uri kubaha ikiganiro. Mumena yari impamagaye, ni wowe uturutse Mumena? Rubona? Okay. That's